abanzi babayeho kuva kera na n'uyu munsi baracyariho, ariko kuki utapfuye? Abanzi bakurwanyije kuva kera n'uyu munsi baracyakurwanya, kuki utapfuye? Nuko Imana yagukuyeho igisuzuguriro. Fata ka cyayi ukanywe neza, witereka parufe, ushyiramo agakweto kahenze n'imbuto kakweto kwa otaro niko bakita, ugacekemo ujye mu iteraniro, uvugira Satani ngo Imana yankwiyeho igisuzuguriro, ahingejeje harahageze. Uwiteka yanirumba mbibutse ikikubwira ko Imana yagukuyeho igisuzuguriro si ibibi byakubayeho, n'ibyiza Imana yagukoreye abagome bahari. Imana igikuraho umuntu igisuzuguriro, umwanda wose abagome bagusize ikawufata ikawuguhanaguraho, yamara kuguhanaguraho ikawusubiza banyiraho. Abantu bagusize umwanda wose basubirana ibyabo mu izina rya Yesu, kuko Imana igukuraho igisuzuguriro abagusize umwanda bahari. Umubyeyi Imana yakuyeho igisuzuguriro iraza ikamuha gutwita abarozi bahari, ikamuha kubyibuha bahari, indi ikagira amezi 3 abarozi bagize ute bahari, ikagira 4 bahari, ikagira 5 bahari, ikatangira konka bahari, indi ikajya imbere akajya agenda avuga ati ayiruhutse abarozi bahari, abavuze kutazabyara bahari. Kubera iki? Iba yagukuyeho igisuzuguriro. Nta muntu wagukuriramo inda kuko yagukuyeho igisuzuguriro cy'ubugumba. Haleluya! Imana igukize nje kubabwira ko Imana ikuraho umuntu igisuzuguriro, ikigukuraho abarozi bahari, ugatwita 8 akagera 9 ukabyara, ukajya kwa muganga gatanu uruhinja, umurozi akaza kureba umwana akamusiga ntibimufate kuko yagukuye igisuzuguriro. Baragusiga ibyo bagusize biganuka vitamine, muvuge ngaho ayiwe. Umushumba Imana yakuye igisuzuguriro ikakimukuraho, uramurwanya ntumushobora, uvuga amagambo akakugaruka, uzana amatiku akabiro agaruka, uramuroga Imana ikarogora, umuzana icyayi kirozi Imana kuko yamukuye wiki igisuzuguriro. Abantu ntibakwiye kurwanya umuntu Imana yakuye w'igisuzuguriro, kuko numurwanya Imana izakurwanya, kandi nikurwanya nta wundi muntu uzagukiza. Uyu mwaka Satani yateye agatebe yibwira ko agiye kurwanya abantu b'Imana, ariko namenyeshe ko Imana yadukuyeho igisuzuguriro irihagije. N'Imana ikuraho abantu igisuzuguriro wabarwanya ugapfa bazize. Reka mvuganirinde Imana yakuye igisuzuguriro mu kuzimu yazikuka. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kugarura igisuzuguriro mu gihugu cy'u Rwanda ngo bikunde. Uzajya ubigerageza Imana igukubite ntuzamenye ukuntu bigenze, kubera yakuye igisuzuguro muri iki gihugu. Ubundi abuhanuye, reka nkubwire, Imana yagukuyeho igisuzuguro iba yagikuyeho. Cyo wicara uzana itiku, ugira utugambo, ugira iki, yafanye abantu bagisuzuguro iba yagikuyeho. Ubifuriza ibibi ntibizakunda. Haleluya! Twongeye kubaha ikaze bene data, inshuti z'umusaraba, abantu mudukurikiye, abari mu gihugu cyacu, abari ndetse no ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze. Umugisha w'Imana ubaho mu izina rya Yesu. Turashima Imana ko Imana ari nziza, turashima Imana ko Imana ibanye natwe. Turi ku ijambo ry'Imana rivuga ko Imana yacu igikuraho igisuzuguriro ku bantu bayo. Imana ibasha gukuraho igisuzuguriro. Narababwiye ngo Imana ikuraho umuntu igisuzuguriro wakimenyeho. Ushobora kubaho utazi ko igisuzuguriro kikuriho, ukagira ngo nuko niko wavutse, cyangwa ukagira ngo niko bisanzwe, kumbi uhagaze mu gisuzuguriro. Imana igukuraho igisuzuguriro wabimenye, ukabisobanukirwa ko Imana ari yo yonyine ikuraho umuntu igisuzuguriro, ukanabyimenyaho ko kikuriho. Hari abantu nyine bakira ubuzima barimo, bakabwakira, ukavuga ati buno buzima ndabwakiriye, uko byamera kose ndabwakiriye. Rero nta mpamvu yo kwakira ubuzima
bubi bwo kwakira ubuzima burimo igisuzuguriro ukwiye kubwanga kugeza hahandi Imana iri mu ijuru ivuga ngo kubw'iyo mpamvu mwana wanjye ndahagurutse ndagutabaye. Imana ntikuraho umuntu igisuzuguriro utabigizemo uruhare. Imana ikuraho umuntu igisuzuguriro wabigizemo uruhare. Uruhare rwawe n'uruhe? Nuko wanga igisuzuguriro n'igisa n'igisuzuguriro ukacyanga. Utari wataracanga Imana nikigukuraho. Tugiye kuri abantu banze igisuzuguriro, banga gusuzuguza Imana yabo, banga nabo bwaba kwisuzuguza, birangira Imana ikoze umukwabo mu ijuru, ikora ikintu gikomeye kitarakorwa n'undi muntu n'umwe ku isi. Isi nta wundi muntu uzagikora. N'abagabo bavuze ngo Imana yacu ntituyikoze isoni, ntabwo turayikoze isoni, kubera kwihagararaho no kwihesha agaciro byateye Imana kubakuraho igisuzuguriro. Ibakuraho igisuzuguriro mu maso y'abantu babahanze amaso. Reka nkubwire, ndakwifuriza ko Imana igukuraho igisuzuguriro. Kuba waramenye Imana ntibivuze ko Imana yagukuraho igisuzuguriro. Imana ikuraho umuntu igisuzuguriro umuntu amenye ko kimuriho. Ushaka kumenya Imana rwose, ushaka gukira rwose, ushaka umuririmbyi, ushaka umuhanuzi, ushaka umuvuga butumwa, ushaka kuba umuntu uba mu nsengero, ariko utaramenya ko igisuzuguriro kikuriho nticyakuvaho. Imana ikunda gukiza umuntu mwako umenyeka wasobanukiye ku mwako umuriho. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo ntabaza ndagutabara. Bivuze ngo ushobora kuba mu nzu y'Imana ariko utaratabaza ikakwihorera. Amakuru namenye rero nuko Imana yacu ikuraho igisuzuguriro. Ndakurarikira gukurikira ubuhanuzi. Uyu munsi Uwiteka ahere ku nzara z'amano zawe, ageze ku musatsi, areba ahantu hari igisuzuguriro akigukureho, kuko hari igisuzuguriro kiza no ku mubiri w'umuntu. Ahera aho ngaho Uwiteka agukize igisuzuguriro, kuko igisuzuguro cya mbere ni igisuzuguriro kiba ku mubiri w'umuntu, kiba ku muntu ubwe, akangwa cyangwa se agasuzugurwa bitewe n'uko asa, agasuzugurwa bitewe n'uko ameze, agasuzugurwa. Iki gisuzuguro ni igisuzuguro Imana yanga urunuka. Iyo ukimenyeho Imana ikigukuraho vuba. Mazina y'Imana Imana bararisi, turi kumwe na Dodone Kwanga w'ibyuma. Ndababwiye ngo Imana igukize igisuzuguriro. Nyemera dutangirane uyu mwanya nshuti yanjye, unyemerere muri kano kanya, ntabwo ndaza gutinda. Unyemerere dutangirane tuze gusozanya, tubwire Imana ngo mwami, hari ibyo twimenyeho, hari ibyo tumenye, hari ibyo dusobanukiwe ko igisuzuguriro kihari, ariko tumenye neza kuri Imana idukura igisuzuguriro. Utari wakimenyaho ntabwo cyakuvaho. Nta muntu uzagukuraho igisuzuguriro utakikuyeho. Ni wowe ubwawe ugomba guhagarara ukaba ngo mwami, iki gisuzuguriro kindiho kigomba kumvaho kandi kuko kikakuvaho. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Tugushime kuri Imana yacu bwite, tugushime kuri Imana ifite imbaraga, tugushime kuri Imana ishobora byose, tugushime ko ari wowe Kristo umucunguzi wacu. Waradukunze Mana, waradukunze, udukunda urukundo rudacuya. Inkundo za benshi ziracuya, ariko urwawe nturujya rucuya. Wadukunze urukundo ruhoraho iteka ryose, wadukunze urukundo rutajyaho ivumbi, urukundo wadukunze ntirucuya. Watanze umwana wawe Yesu. Nta muntu wari wakunda umuntu ngo atange umwana we, ariko waradukunze urukundo rudacuya, utanga umwana wawe kinege. Turagushimye ko wabikoze Uwiteka. Uri Imana y'amasezerano, ngwino ubane natwe, udufashe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turashima Imana ko Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ikora ibikomeye kandi ikora ibintu birenze uko dutekereza. Nabwiye ngo tugiye kuganira, tugiye kuri abantu Imana yakuyeho igisuzuguriro babigizemo uruhare. Nuza gutekereza urasanga barabigizemo uruhare. Nta muntu Imana ikuraho igisuzuguriro atabigizemo uruhare. Uruhare rwawe ku Mana rurakenewe. Turasoma igitabo cya Daniel ibice 3,
turahera ku murongo ushaka duhere ku murongo waho wa 24. Haravuze ngo uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunyemo mu muriro abantu 3 baboshwe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. 25. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 baboshwe babohowe. Ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Ayiwe, abanzi bawe berekwe baboneka Imana iri mu ruhande rwawe. Iyi Imana ije gukuraho umuntu igisuzuguriro n'umwanzi wawe arerekwa, akamenya ko hari uwa 4 mu buzima bwawe. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. 26. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshake na Bedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshake na Bedenego bahera ko bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko bajyana n'abanyamategeko babajyanama. Ndashaka kubwira abantu uburyo Imana ikuraho igisuzuguriro. Nawe nushaka gukomeza gusoma uzakomeza usome, nishaka ndekera ahangaha. Icyo nshaka kuvuga waba wacyumvishije. Aba bagabo bahuye n'ikintu cyitwa iterabwoba, nk'iryo ufite, nk'iryo Satani ari kugutera ubwoba akubwira ngo ishingire, ntuzubaka, ubonye ukubwira ngo ngwino twishingire. Aba bagabo bahuye n'iterabwoba nk'iryo ufite ari kubwira yuko uzapfa ntacyo wimariye. Hari igihe umuntu ahura n'iterabwoba, iyo uri w'igisuzuguriro uhura n'iterabwoba, ariko ndashima Imana ko umuntu wamenye Kristo iterabwoba ntacyo rimutwara. Bahuye n'ikintu cyitwa iterabwoba. Aba bagabo ba Saduraka bahuye n'iterabwoba mw'abantu. Diodoni, aba bagabo bahuye n'iterabwoba, bangira n'ababwi bavuga bategeka umwami ategeka ko umuriro bawenyegeza 7, bongera bakawe wari uri kwaka, ariko bongere bawatse kugira ngo barebe ko bagira ubwoba bakava kwizima. Ndashimira abantu bahagarara mu kibazo bakavuga ngo Imana yanjye
uko byamera kose izantabara. Hari abantu bahagara mu kibazo akaba ngo nubwo mfite umwenda umwe hari igihe nzambara, nubwo ninze gushaka hari igihe nzambara agatimba. Barahagaze barawenyegeza nk'uwo wari kwinjiza ku buzima bwawe, baravuga ntabwo tuwujyamo, ntibishoboka. Ntabwo twemera ko tuva ku izima kubyo twamenye, ni mu wenye cyangwa murorere, umuriro turawujyamo, ibasha kudukiza nawe itadukiza. Ntacyo dufite ikibazo cy'umuntu ntitugifite, kuko iyo twamenye Imana, twamenye ifite imbaraga, iyo twamenye ishobora byose. Barahagaze baravuga ntabwo ntidushobora ibyo muri kutubwira ngo dukore ntabyo dukora. Twizeye Imana imwe, turayizi, iyo twakurikiye ni Imana ifite imbaraga, nta bindi bishushanyo twasenga, nta bindi twakambaza, ntibishoboka. Iyo twamenye niyo ngiyo bihagararaho. Iyo usomye Bibiliya usanga bano bagabo nta nubwo bari baturanye, ntibanabanaga no muri geto. Oya, iyo usomye amateka y'ijambo ry'Imana usanga barabaga mu ntara zitandukanye, ariko bahurije hamwe basanga bose bamenye Kristo uhoraho, basanga bahagara mu kuri gufatika. Reka nkubwire nshuti yanjye, Imana izagukuraho igisuzuguriro nuyubaha. Imana igikuraho umuntu igisuzuguriro, umwanda wose abagome bagusize ikawufata ikawuguhanaguraho, yamara kuguhanaguraho ikawusubiza ba nyirawo. Abantu bagusize umwanda wose basubirana ibyabo mu izina rya Yesu, kuko Imana igukuraho igisuzuguriro abagusize umwanda bahari. Aba bagabo Imana igiye gukora igitangaza mu buzima bwabo. Ababashizeho igisuzuguriro, abashatse ko basuzugurwa, abangaba mbibutse ko nta nubwo banashatse ko ahubwo bari bazi ko baranapfira mu muriro. Ubundi umuntu ugushinga igisuzuguriro abashaka kunapfa. Ubundi si ugusuzugurwa gusa, abanashaka kupfa. Ariko kubera imbaraga z'Imana, Imana ikagenda iturwanirira, ikagenda iturengera. Uzi igisuzuguriro, umuntu asuzugurwa bakamusuzugura mu gitondo, nimugoroba, saa sita, umunsi ugashira, undi ukaza uri gusuzugurwa. Imana wayihamagara ikagukiza igisuzuguriro. Ubu si uyu mwami yabazaga abatware be, abaza ingabo ze ngo twajugunyemo bangahe. Yababwiraga ngo bagwenyegeze atabaruza, atazi umubare wabo. Turashima Imana yacu igitabara abantu bayo, igatera abanzi bacu kurindagira. Ni Imana igitera abanzi bacu kurindagira. Imana irindagiza ibintu byose byari bikudindiza mu izina rya Yesu, ibiguhiga byose byegezeyo. Arimo arababaza ngo twajugunyemo bangahe. Baboshwe atanze itegeko, ariko kubera igitangaza Imana ikoze mu muriro gitumye acanganyukirwa. Imana itera abanzi bagucanganyukirwa mu izina rya Yesu, bacanganyukirwe. Abari kurwanya mu kazi kawe, abari kurwanya mu muryango bacanganyukirwe. Aracanganyukiwe. Turashima Imana igikora igitangaza kigatuma abanzi bacu bacanganyukirwa. Abari bazi ko ugiye gusuzugurwa bagacanganyukirwa, bari bazi ko basuzuguwe bagiye gusha, bagatokombeka mu muriro, bagatonyoka, bagasha, bakajya bagati he, iyo bizeye iri hehe, he, iyo bakurikira hehe, ya yindi mwahamije iri hehe, muhiye yagiye hehe, mwandavuye yagiye hehe, kweri murahiye ngaho nibatabara. Turashima Imana yemera ko abanzi bacu batwishima hejuru. Turashima Imana igidukiza iminsi mibi. Lekosika enemo. Bari bazi yuko bagiye kubishima hejuru, bakavuga ati iye murapfuye murasegesha, nimwumve umuriro. Ndashimira Imana itabara bayizeye. Imana igidutabara nta n'umwotsi utunukaho. Bibiliya yarambwiye ngo bavuyemo n'ubwoya bwo ku maboko yabo butahiye. Iyo turashima Imana igimenya kurobanura ubwoya n'iminyururu we. Ayiwe ababyeyi bwate haleluya ati
imana ijya ibasha kurobanura ubwoya n'iminyururu igatandukanya umunyururu ikavuga ati wa muriwo twika umunyururu ariko ubwoya bw'umwana wanjye ntubukoreho. Impamvu wabyaye ntiyakwica si uko abarozi bari bafashe konzi, si uko abashaka kupfa bari bagiye, bari bahari, ariko yaguhagazeho iguhagararaho. Bategereza ko amatangazo atambuka ko wapfuye baraheba. Impamvu gihumeka, impamvu kanseri itakwishe, impamvu diyabete itakwishe, impamvu yamanuka itakwishe, iremota kosi nuko ari Imana igikura umuntu mu kibazo ikamukura mu kibazo abanzi be bahari. Namana Imana ufashe rwose. Yewe data we. Ayiwe. Unyemerere nawe wibuka ibintu Imana yakoze. Imana yacu igidukiza umuriro. Reka mbwira umuntu wese unkurikiye ko uwo bagucanyeho hariho Imana ije kugukura muri uwo muriro, uwo muriro bagucanyeho. Turashima Imana. Ni Imana idatsindwa ku rugamba. Ndakubwira Imana si umwami wacu Yesu Kristo. Ndakubwira ibyiringiro byacu. Ndakubwira Imana Jehova Rafa. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana idakangwa n'iminsi n'ibihe n'amagambo y'abantu. Umwama ari kumaze ngo twaje kujya mu banga yacanganyukiwe. Reba uburyo bavuze ngo ntuzabyara ukaba warabyaye. Hari abacanganyukiwe. Reba uburyo bavuze ngo ntuziga ukiga. Hari abacanganyukiwe. Reba uburyo bavuze ngo ntuzagira agaciro ukaba ugafite. Hari abacanganyukiwe. Ni Imana igikura w'igisuzuguriro abakiguteje bagacanganyukirwa. Ndamenyesha abantu bubaha Imana ko Imana izabakuraho igisuzuguriro. Igihe kijya kigera Imana ikagukuraho igisuzuguriro. Yo lekosika. Imana idukuraho igisuzuguriro bikamenyekana. Umva, umwami ni ubwe wabihamagariye. Tumaze kuhasoma. Ni ubwe wabihamagariye ati yemwe bagabo basaduraka nimusohoke mu iryo tanura ry'umuriro, musohoke muri uwo muriro. Hari n'igihe Imana yacu gutabara wari wagucukura ubwobo akaba ari wicishamo igisubizo. Turashima Imana itagibura inzira. Ayiwe Imana we, dodo ni we. Imana yacu ni Imana ivuga ibyo ivuze ikabikora. Ni Imana ivuga ibyo yavuze ikabikora. Ndanyambwira abantu bankurikiye mbabwire ko Imana wizeye uyu munsi nubwo igucecekanye, ndakumenyesha ko igisuzuguriro izakigukuraho. Yantumye nkubwire ngo ni Imana igukuraho igisuzuguriro. Reka mbabwire ibintu 7 biranga umuntu Imana yakuyeho igisuzuguriro. Uyu muntu uzamwirinde kuko numwiyenzaho uzapfa umusige. Icyambere, umuntu Imana yakuyeho igisuzuguriro iramwirindira yo bwayo. Yo bwayo iraza ikamwirindira. Bibiliya igaragaza abantu Imana yagiye kure igisuzuguriro. Iyi Imana itemeye kuva mu mwuka ntuva mu mwuka. Uzasoma amakuru ya Yohana urebe ibyo Imana yakoze. Uzasome amakuru y'abaje batubanzira. Umuntu Imana yakuyeho igisuzuguriro y'ubwayo iraza ikamwirindira. Ibintu bizakuranga ko Imana yagukuyeho igisuzuguriro. Izakurinda y'ubwayo, izakwirinda. Izakwa ngo ni njye uze kukurinda. Kuko hari ahantu umuntu agera abamurwanya bakagerageza Imana amaboko yawe akananirwa hagasigara y'Imana. Ndagira nkubwire ko aba basaduraka amaboko yabo yarananiwe n'ay'imiryango yananiwe. Hari hasigaye ko Imana iyerekana ikigaragaza ko ari ibirindiye. Gukuzimya umuriro uri kwaka ni imbaraga z'Imana, si imbaraga z'abantu. Ni Imana yaje mu bantu. Ni Imana ije gukora icyo bita urugamba. Iyo Imana yagukuyeho igisuzuguriro hakagira abanzi bahaguruka kukurwanya, iyo ubwayo iza kukurwanya. Umuntu ukurwanya ntamenya ikimukubise.
iyo Imana ije kukurwanira, umuntu Imana yakuyeho igisuzuguriro ikakimukuraho, iyo umurwanyije ntumenya ikintu kigucinduye, ntumenya ikiguhitanye. Iyo ipfa kuba yamukuyeho igisuzuguriro, uramurwanya ntumutsinda, uramurwanya ntumushobora, birangira ahubwo wowe ubwawe upfuye mbere ye. Ntabwo umuntu Imana yakuyeho igisuzuguriro ijya yemera ko asuzugurwa. Kubera iki? Mu bintu Imana, Imana yacu, hari ikintu Imana ikunda. Imana ikunda icyubahiro cyayo. Iyo ivuze ngo ngukuyeho igisuzuguro, iraza ikarina ijambo yavuze, ikanaguhagara ikakikurinda. Iyo ikurinze rero ihonda abashaka gusubiza mu gisuzuguro kikuvanyemo. Reka mbwira umuntu wese ufite amakuru ko Imana yamukuyeho igisuzuguriro, abanzi bawe ntabwo bazagushobora, abaguhiga ntibazagushobora, abagucukura ubwo ntibazagushobora, abatwara imyenda yawe ntibazagushobora, abatwaye amafoto ntibazagushobora, abaroga abana bawe ntibazagushobora, aho bifuza kujya ntuzajyayo, kubera ko Imana ihakuvana. Ntisaba imishyikirano. Imana kuva kera, kuva isi yaremwe umunsi niyo itari yasaba imishyikirano. Nta muntu n'umwe isaba imishyikirano yigiye kurinda umuntu wayo. Ndagira ngo mbisubiremo, iyo Imana ije gutabara umuntu wayo yakuyeho igisuzuguriro, nta hantu na hamwe, nta karitsiye, nta mudugudu, nta muntu ukomeye, nta muntu n'umwe isaba imishyikirano kugira ngo irinde uwo yakuyeho igisuzuguriro. Itabara aba bagabo ntiyigeze igirana imishyikirano ngo ivuge ngo rero ngo ngurumva ngo mwabajugunyemo ngo ariko mwihangane ngo igihe ngo nikiragera. Yaraje iravuga ngo sinjye uraza, nohereje umwana wanjye. Yohereza Kristo aza mu muriro. Ni Imana yarije mu muriro, ngo umwami arebye aravuga ngo harimo uwa kane, ngo kandi uwa kane afite ishusho irasa n'iy'umwana w'Imana. Uyu wa kane mbabwire ntiyigeze asohoka mu muriro. Bavuye ngo asohoke, hasohotsemo batatu, wa kane yagiye. Uzasoma ijambo ry'Imana abaturuzi barashoma, yahise ajya, yari Imana, yahise yisubira kuko misiyo yarayirangije. Umuntu Imana yakuyeho igisuzuguriro iraza igaturana nawe. Umuroga yahageze, iraza ikaba generali, iraza ikaba hari abantu nduzi Imana itangiye kubohora muri amateraniro. Umuntu Imana, umubyeyi Imana yakuyeho igisuzuguriro, iraza ikamuha gutwita abarozi bahari, ikamuha kubyibuha bahari, indi ikagira amezi 3 abarozi bagize ute bahari, ikagira 4 bahari, ikagira 5 bahari, ikatangira konka bahari, indi ikajya imbere akajya agenda avuga ati ayiruhutse abarozi bahari, abavuze kutazabyara bahari. Kubera iki? Iba yagukuyeho igisuzuguriro. Nta muntu wagukuriramo inda kuko yagukuyeho igisuzuguriro cy'ubugumba. Haleluya! Imana igukize nje kubabwira ko Imana ikuraho umuntu igisuzuguriro. Ikigukuraho abarozi bahari, ugatwita 8 akagera 9 ukabyara, ukajya kwa muganga ugatanga uruhinja, umurozi akaza kureba umwana akamusiga ntibimufate kuko yagukuye igisuzuguriro. Baragusiga ibyo bagusize biganuka vitamine, muvuge ngo ayiwe nafashwe. Yemwe bantu b'Imana, hari ikintu namenye Uwiteka yamishuriye. Igikomeye n'ukumenya ko Imana yagukuyeho igisuzuguriro. Mva nkubwire, nta muntu n'umwe uzagushyira mu gisuzuguriro Imana yakigukuyemo. Umuntu Imana yakuyeho igisuzuguriro, iyo uri umukobwa Imana ikagukuraho igisuzuguriro, urambagizwa bahari, bagatera ivi bahari, bakaguha indabyo bahari. Baba bahari batapfuye, abarozi bari aho ngaho bica bari aho bagati bamuhaye indabyo, bagahamagana ati murebe ubukazi, muhamagane mushaka uburozi bukaze. Ntabwo bukara kuko Imana izana uwa kane muri mariage. Batera ivi abarozi bahari, bakaza gufata irembo bahari, bakaza n'inkwano bahari, ukazamuka ukicara muri big tent bahari. Yewe datawe, hari umuntu byakiriye, byakira mu izina rya Yesu. Umva bahari, erewo zekotre bahari nemo bahari. Ukambara agatimba abarozi bahari, umurozi agataha yimyuza imoso avuga ati uburyo uburozi ntibukora. Ibyo abarozi bakangisha ntabwo uburozi bugufiteho uburenganzira.
umukobwa Imana yakuyeho igisuzuguriro, Imana imuterera intebe abanzi bahari n'abarozi bahari. Umuyobozi Imana yakuyeho igisuzuguriro, umuyobozi Imana yakuyeho igisuzuguriro, na isi yose yamuteraniraho, ntibikunda, ntabwo bikunda. Reka mbaho urugero, Israeli ntabwo ari uko ikomeye, oya si ikomeye, ahubwo ni igisuzuguro Imana yabakuye kuva ku ngoma ya Dawidi kugeza uyu munsi. Ntabwo ari uko ikomeye cyane, ahubwo bafite Imana yabakuyeho igisuzuguriro. Iyo hagize umuntu barwanirira, iyo ubwayo iraza ikitambika. Iyo Imana yagukuyeho igisuzuguriro umuyobozi, hakagira uko urwanya, ntamenye ibimutimbuye, ntamenye ibimukubise. Ndimo ndumva abantu Imana mu bintu ukwiye kumenya, ukwiye gutinya umuntu Imana yakuyeho ikintu bita igisuzuguriro. Aho ubuhanuzi abantu babwakire. Umushumba Imana yakuyeho igisuzuguriro ikakimukuraho, uramurwanya ntumushobora. Uvuga amagambo akakugaruka, uzana amatiku akabiro agaruka, uramuroga Imana ikarogora, umuzana icyayi kirozi Imana kuko yamukuyeho iki igisuzuguriro. Abantu ntibakwiye kurwanya umuntu Imana yakuyeho igisuzuguriro, kuko numurwanya Imana izakurwanya, kandi nikurwanya nta wundi muntu uzagukiza. Intambara y'Imana nta muntu yirwana. Kuva nabaho nta muntu warwara intambara y'Imana iyo yayizanye ku muntu wayize kumurwanira, nta muntu wari wagaba igitero ku Mana, nuko ntumenye ubugirwana. Mfite ingabo nyinshi, nta muntu uzahodowe Imana iza kurwanirira. Intambara nta muntu uzayirwanya ngo kurwanya Imana, hazajya ubeshe ngarwanya Imana muri buzima bwawe. Imana ntiwayirwanya ku muntu, Imana nta muntu wayirwanya mu muntu. Imana ivuze ngo ukuyeho igisuzuguriro, ukomera iminsi mibi hari. Kamabwire, abanzi babayeho kuva kera na n'uyu munsi baracyariho, ariko kuki utapfuye? Abanzi bakurwanyije kuva kera n'uyu munsi baracyakurwanya, kuki utapfuye? Nuko Imana yagukuyeho igisuzuguriro. Fata ka cyayi ukanywe neza, witereka parufe, ushyiramo agakweto kahenze n'imbuto kakweto kwa otaro niko bakita, ugacekemo ujye mu iteraniro, uvugira Satani ngo Imana yankuyeho igisuzuguriro, ahingejeje harahageze. Uwiteka yanirumba mbibutse ikikubwira ko Imana yagukuyeho igisuzuguriro si bibi byakubayeho, ni byiza Imana yagukoreye abagome bahari. Nushaka kumenya ko Imana yagukuyeho igisuzuguriro, nturebe ibibi byakubayeho, ahubwo urebe ibyiza Imana yagukoreye mu myaka yatambutse. Kubera ko ibibi wari uri mu ntambara, wari ufite abagaba ibitero kugira ngo upfe, ariko mu cyimbo cyo gupfa Imana yakuremeye ubuzima iguha n'ibyiza uyu munsi uriho. Iki ni ikimenyetso kikwereka ko Imana yagukuyeho igisuzuguriro. Reka nkubwire, nimba uri umupapa, hanagura agakote, hanagura kositimu, ushaka kweto kawe, ushaka saa wambara, ubwire Satani, Satani urishuka Imana yankuyeho igisuzuguriro. Uyu mwaka Satani yateye agatebe yibwira ko agiye kurwanya abantu b'Imana, ariko nyamumenyeshe ko Imana yadukuyeho igisuzuguriro irihagije. N'Imana ikuraho abantu igisuzuguriro, wabarwanya ugapfa bazize. Reka mvuganirinde, Imana yakuye igisuzuguriro mu kuzimu yazikuka. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kugarura igisuzuguriro mu gihugu cy'u Rwanda ngo bikunde. Uzajya ubigerageza, Imana igukubite, ntuzamenye ukuntu bigenze, kubera yakuye igisuzuguriro muri iki gihugu. Ubu ndabuhanuye, reka nkubwire, Imana yagukuyeho igisuzuguriro, iba yagikuyeho. Cyo wicara uzana itiku, ugira utugambo, ugira iki, yafanye abantu bagisuzuguro, iba yagikuyeho. Ubifuriza ibibi ntibizakunda.
ntabwo nivanze muri politiki, ubu n'ubuhanuzi ubwumve. Imana yakuyeho igisuzuguriro, Imana yadukuyeho igisuzuguriro, ituvana mu icuraburindi, ituvana mu marira, ikuza imfubyi, ikuza abapfakazi, ituma igihugu gitera imbere. Ibyo wakifuriza cyose ntibyakunda, kuko Imana yagikuyeho igisuzuguriro kandi ntirakirekura. Ndavuga mfishize amanga. Iyi Imana abantu bajye mukwiye kumenya ijambo ry'Imana. Iyi Imana yakuyeho abantu igisuzuguriro, bakagendera mu nzira zayo, bagakomeza kuyubaha no kuyubahisha. nta amarembo y'ikuzimu yazikuka. Nta muntu urwanya Imana ngo ayitsinde, nta muntu urwanya Imana ngo ayitsinde. Imana niyo nyiri ubuzima, Imana niyo butunzi, Imana niyo bushobozi, Imana niyo byiringiro, Imana niyo mbaraga, Imana niyo bushobozi. Era larira kosika. Imana yakwigisuzuguro kwitorero. Nushaka urare mu gitondo urivuga, wongere rivuge nabi, urarivuga rikazamuka, kubera ko Imana ari kuyeho iki igisuzuguriro. Reka nkubwire, njyewe ntabwo ari ugufana DPR, sijya muri ibyo ngibyo. Nzi neza ahantu hose ko umuntu asengera hose Imana ugakizwa, Imana izakugera mu cyo kugenda umwa DPR. Imana yakwigisuzuguro muri ADPR igahasira umwuka wera, kashira gakiza. Naho wasiga ibyo no gute ntiwabashyira gisumuye bikunde. Niyo mpamvu amagambo abaho bakabatiza. Ujye usoma amakuru, amagambo abaho bakabatiza. Muri COVID barabatije, igihe cyose barabatiza. Kubera iki? Imana yabakuyeho igisuzuguriro. Ni Imana ikuraho abantu igisuzuguriro kikababaho burundu. Yo, ndagira ngo mbwira abantu bankurikiye. Iri joro nasenze, umwuka w'Imana arambwira ngo mbwira abantu ngo mwongere mugire Imana icyizere, mwibuke ibyo Imana yabakoreye, mwibuke ko ari Imana yabakuyeho igisuzuguriro. Nimurangiza mwambure ubushobozi bwose abazimu n'abarozi n'abanyamagambo n'abanyamatiku, ubutware bwose mu bushikiriza Imana, muvuga Imana neza, kuko aho yadukuye ntuhari hakomeye. Wiha agaciro amadene, wiha agaciro amagambo, wiha agaciro abarabacuragura, wiha agaciro abakunegura, wiha agaciro abaroga abana bawe. Hagaciro Imana yatumye ubabyara, hagaciro Imana yatumye ukora mariage, hagaciro Imana yatumye wiga, hagaciro Imana yagukujije n'imfubyi, hagaciro Imana yagukuye muri koma, hagaciro Imana igutuje muri uyu mujyi, hagaciro Imana igutuje muri icyo cyaro kutarapfa. Ntagaruka abarozi basinziriye barahari, ariko Imana yagukuyeho igisuzuguriro. Ni Imana yakuye Dawidi w'igisuzuguriro, arangije aravuga ngo intunganyirije ameza mu maso y'abanzi banjye, isiza amavuta mu mutwe, idukuraho igisuzuguro tukanacunagura n'abanzi bacu tukabacunaguza. Ni Imana yakuyeho igisuzuguriro, yakwisuzuguro ku Bisiraheli, ikurizo ku Bayuda. Esiteri na Morodekayi bandika izandiko zivuguruza izo bari babanditseho zo kwica ubwoko bwabo. Uzasoma ijambo ry'Imana. Ni Imana idukuraho igisuzuguro kuva na kera. Iyo yakoraga itangaza, ikintu Imana ikora, ikintu kiranga ubumana bwacu, ikintu kiranga Imana yacu, ni ukudukuraho igisuzuguro. Kandi ntigikuraho gusa ngo irekeraho, igikuraho igakubita ibyazanye igisuzuguriro. Ntabwo yihangana. Ni ubona Imana ikubise ikagira ibintu ikubita mu buzima bwawe, ukabona igukubitiye umurozi, ntuzagiye ngo miratunguranye. Niko ikora. Nubona ukomereye mu mana y'umuntu wavuze ngo ntabwo uzamusiga, nubona uteye imbere umuntu wavuze ngo uzapfura imbwa, ukabona uteye imbere uramurushije, ntuzagiye ngo hari ibindi. Niko ikora. Nubona uzamutse wagahananuka, uzamenye ko ari Imana. Ni uko ikora. Iyi Imana ije gukora, kandi kunite n'abakuvugira n'abavuga mu bwongorano utari kubumva, iyo irabumva. Ikintu gikundira ni Imana ireba, amaso yayo irebera hose icyarimwe. Ni Imana yumva.
nta hantu wayihisha. Ibintu byose bakuvuga n'ibyo wagambira ku buzima bwawe irabireba. Wowe ureba bike, ariko Imana yacu ireba byose. Niyo mpamvu yije kukurwanira, ikurwanira nk'Imana yabibonye, kuko n'Imana ibireba kurusha uko bireba. Ibizi ibyigiye gukubita. Ndimo nubuka Imana ambwira ngo hari iby'Imana ikubise. Ntabwo dufite isoni zo kubivuga. Hari Imana iturwanirira, hari Imana ikubita imigambi ya Satani kavaho. Ejo bundi umwaka utararangira umunyamakuru arambwira ngo narose ngo wapfuye, ngo burapfuye, ngo mu kwezi kwa 12 ndamubwira ni Imana yaranzuye 2025 iranzura, irambwe ngo ndacyasengera abantu. Ntabwo misiyo yanjye yari yarangira ku Mana, yankuyeho igisugo cyo gupfa nkenyutse. Heba ntacyo zaba. Uyu munsi durahongeza iyigukuraho igisuzuguriro ikakuha ubuzima. Ubuzima ufite si ubwaswo na nyoko, ubuzima ufite n'ubw'Imana. Ntuziyemere nubona uri guhumeka ujye uvuga ngo ndashimira wowe Mana wamaye guhumeka bikemera. Zokita ngo RFI. Hari abantu bibona bakavuga ngo ntukombe hakomeye Imana. Yushingiza Imana yagukuyeho igisuzuguriro. Abanzi babashaka kupfa ngo aho imva yabatere hejuru h'insina, ariko Imana yarakwimanye irakuzigama. Ndajya nkubwira nshuti yanjye nkurikiye, Imana ifite ubushobozi bwo kukwimana ikakugeza ku nzozi zawe. Ndabwira abakobwa, ndabwira abasore, ndabwira ababyeyi, ndabwira abagabo, ndabwira umuntu wese ugihumeka azirikane ko Imana yamukuyeho igisuzuguriro itigeze imureka. Ndajya ngo usengere. Ese waba ubyibuka ko yagukuyeho igisuzuguriro nshuti yanjye? Uribuka ko hari umunsi wavuze ngo urupfu niyabagarije kugutwara, uyu munsi ukaba uri boss, niyo yagukuyeho igisuzuguriro. Uribuka ko hari umunsi wabagaho uryama ahantu hasuzuguritse, uyu munsi ukaba uryama ahantu heza, ni Imana kwisuzugurira. Iyakoze bya bindi iracyakora n'ibindi. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana yacu ikuraho igisuzuguriro. Ese urabyemera koko ikuraho igisuzuguriro? Kandi igikuyeho hakashaka kukizana ntiyagera ku ntego ye. Umuntu wese uzashaka kukuzana igisuzuguriro Imana kigukuyeho, ndagira ngo bisubiremo, ntabwo azagera ku ntego ye. Imana izabihagarika. Intego y'Imana nizagerwaho iy'abantu, iy'abagome, iy'abakwanga, iy'abakuroga, iy'abagufitiye ishyari, iyabifuza ko wasara, iyabifuza ko wakenyuka, iyabifuza ko wafungwa, iyabifuza ko wabimbwa. Iyo ntego ntizagerwaho. Hazagerwaho intego y'Imana, niyo izagerwaho, kuko niyo Mana. Imana yagukuyeho icyo bita igisuzuguriro. Reka ngusengere. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Ngushimiye abagabo, abakobwa, abasore, ababyeyi, itorero, igihugu, umuryango. Ngushimiye abantu bakuye igisuzuguriro. Twibutse igisugwa dukuyemo. Nanjye ndakibutse. Buri muntu wese yibutse igisuzuguriro. Uri Imana ikuraho igisuzuguriro. Si wagikuye kuri basaduraka gusa, ahubwo n'uyu munsi uracyadukuraho. Urambye ngo hari abantu uje gukora igisuzuguriro. Ndagushimiye kuri Imana idukiza igisuzuguriro, ibiduhiga byose ukabitesha agaciro. Imbaraga ziturwanya ukazihagarika. Bera amaso buri muntu wese, umukize igisuzuguriro, kandi bimuhiga nibimubuza amahoro bimwarira imbere ze, bisebe kuko uri Imana ikuraho igisuzuguriro. Urakoze ngame kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha. Ijambo ry'Imana kagaruka mu izina rya Yesu. Amen. Bye.